abana bacu ni imigisha ikomoka ku Mana kandi ni n'impano. Ndetse abana burya ubwo bukungu, ndetse benshi bavuga ko abana ari abayobozi b'ejo, ndetse abana batuma n'urugo rususuruka. Rero ni ngombwa ko tubitaho, tukabaha ibyo dushoboye byose, kandi tukabamenyera umutekano, ndetse tukabakunda tukabitaho. Ikaze mu kiganiro cy'ubuzima, ikaze kuri Mega Mind Life TV. Umunsi rero turaganira ukuntu twagaburira abana batoya, cyane cyane umwana ufite amezi 6 kuzamuka. Burya rero nkuko hari ikiganiro twigeze gukora tuvuga ko umwana yavutse ikintu cya mbere akwiriye guhabwa ni ibere, ni amashereka, nta kindi. Yenda se ikindi washyiramo n'utuzi natwo twakazuyaze, kandi amazi asukuye mazima nayo akaba makeya. Ariko umwana ikintu cyiza aba akeneye kandi gifite intungamubiri zihagije ni amashereka ya mama we. Umwana rero ugeze ku mezi 6 ashobora gutangira akarya uturyo korohereye, ariko ni byiza ko uyu mwana hari ibintu amenyera kurya, kandi akagira n'amasaha amenyeraho kurya ibi bintu. Iyo umwana rero agize amezi 6 ukaba wumva wifuza ko yatangira kurya, umutangiza ku biryo byoroshye biri soft, ariko bitavuze ko uhita umuvana ku ibere, ahubwo urakomeza ukajya umwonsa umuha ibiryo biri soft cyangwa se byoroshye, ndetse rimwe na rimwe ukajya unyuzamo ukamuha amazi y'akazuyaze asukuye, amazi ameze neza. Ibi bizamufasha kandi bitume umwana akomeza gukura neza. Iyo rero utangiye kurisha umwana ku mezi 6, cyangwa se ushatse ushobora gutangira ku mezi 8, utangirira ku biryo byoroshye, ndetse biba byiza iyo umutangiriye ku biryo bikomoka ku bihingwa, ukirinda kumuha ibintu byose biva mu ruganda cyangwa se ibintu bikomoka ku nyamaswa, ukibanda kumugaburira ibiryo byoroshye bikomoka ku bihingwa. Ibi biryo rero ugenda ubimuha buhoro buhoro, ndetse watangira iyo utangiranye n'injimwe, iyo injimwe ayimaraho icyumweru. Tuvuge imba yenda se uhisemo gutangirira kumuha imboga, hano munsi uhisemo kumutangirira kumuha imboga, tuvuge utangiriye ku ishu. Biba byiza ko iyi shu uba wayitetse neza, imeze neza ku buryo nta kibazo ari bugire mu kuyimira, wayiseye neza, ukayimuha icyumweru cyose. Ibi bizatuma umwana atagira ikibazo cya allergy ku biryo, kandi niyo hagize ikibazo kivuka urabimenya, ukamenya ibiryo biteye umwana icyo kibazo ugahita ubivanaho. Nanone iyo uhisemo kuvuga ati nzatangirira ku muceri cyangwa se nzatangirira ku kirayi, ari ikirayi uragifata ukakinomba neza, ukongeramo n'utuzi ku buryo kitari buze kugora umwana kukimira, maze ukakimuha icyumweru. Ibi bituma umenya imbi ikirayi cyagize ingaruka ku mwana kikamutera allergy, cyangwa se hari ibindi bibazo cyamuteye, bityo haba hari ibibazo ntuzongere kukimuha, naho haba nta bibazo ugakomeza. Nuko rero ugenda umenyereza umwana ibiryo
kugeza aho usobanukiwe ibiryo umwana wawe akwiriye kurya n'ibyo adakwiriye kurya. Ikindi ni uko umumenyereza amasaha yo kuryaho. Nk'urugero, ushobora gufata amasaha mu gatondo. Imba umwana abyutse mu gatondo, ukamuha ibere, umwana akonka. Imba abyutse saa 12 akonka, ndetse saa 2 naho akongera konka. Saa 4, mu masaa 4 uyu mwana wenda se hari utuntu ba wamuteguriye tworoshye. Ushobora kuba wenda se wamuteguriye umutobe w'imbuto, cyangwa se wamuteguriye ibindi biryo byoroshye, ukatumuha, ariko ukatumuha ari dukeya. Nanone nyuma y'andi masaha 2, bitewe n'utundi wamuteguriye, urongera ukamuha, waba ari umutobe cyangwa se ari imboga zitetse neza ukazimuha. Ariko muri ibi bintu byose wirinda guha umwana ibintu biryohereye ndetse n'ibintu biri mu rusenda, kuko biramuvuna. Kandi impamvu ari byiza ko uha umwana ibintu byoroshye nuko bitavuna kubimira. Naho ibintu bikomeye bituma umwana agira ikibazo kubimira, ndetse rimwe na rimwe bikamuniga. Niyo mpamvu rero ari byiza ko umwana arya utuntu tworoshye. Dukomejeho muri aya masaha, ni ukuvuga ngo umwana umugaburira buri masaha 2, ariko ari ibiryo bikeya, kugira ngo nanone bitamugiraho ingaruka. Iyo bigeze rero saa 8, nanone ushaka kongera ukamuha umutobe cyangwa se ukamuha ikindi kintu cyose wamuteguriye. Noneho ifunguro rya nijoro agakomeza yonka, ukamuha amashereka, ndetse n'igihe aryamye nijoro yakanguka ashaka konka, ugakomeza ukamwonsa. Ubwo nibwo buryo umwana arya kandi akanonka mu gihe afite amezi 6, 8 kugeza ku mwaka. Iyo rero umwana umumenyereje ibi biryo, umurinda ibintu byose birimo isukari, ndetse umurinda ibintu byose bikomoka ku ruganda, kandi ukamurinda ibintu biryohereye, ndetse ukamurinda n'urusenda. Ibi iyo bimurinze umwana uba umufashe. Iyo rero umwana akuze akagera ku mwaka, urakomeza ukamwonsa bitewe n'uko ubishaka ndetse n'uko abishaka, ariko noneho ukajya ugeramo ugashyiramo uturyo tumeze nk'aho dukomeye, kuko iki gihe umwana batangiye kumera amenyo, ariko buhoro kugeza aho umwana azamenyera, ndetse akamenyera n'ibiryo akwiriye kurya. Ibi bifasha umwana rero akagira ibiryo amenyera, ndetse bigatuma umwana agira ubuzima bwiza, ntagire ibiro byinshi bizatuma arwara obesity, kandi ntagire n'ibiro bikeya bishobora kumutera malnutrition cyangwa se bwaki. Ahubwo umwana akaba yakuze neza, ndetse n'ubwonko bukaba ari ubwonko bukura neza. Ibi rero ni uburyo bumwe ushobora kwita ku mwana wawe mu bijyanye n'amafunguro, mu gihe umwana afite amezi 6 kugeza ku mwaka, ndetse kugeza ku gihe utangiriye kongereramo kumuha ibiryo bikomeye buhoro. Ntago ari byiza rero ko tumenyereza abana gutoragura. Igihe cyose umwana aririye ugahita umuha ibiryo, ugahita umuha utubiswi, ugahita umuha twabombo n'utundi tuntu twose tudafashe. Kandi nanone ntabwo ari byiza kumenyereza abana bacu ibintu byose bikorerwa mu nganda, ibintu birimo ama milkshake, yogurt, ama ice cream. Ibi ntabwo ari byiza kuko byonona abana kandi bituma abana badakura neza. Ni byiza rero ko tumenyereza abana ibiryo bikomoka ku bihingwa, kandi ari ibiryo biteguwe neza kandi bifite intungamubiri zihagije, kandi tukabakorera
na gahunda y'uburyo bazajya barya. Bizatuma abana bacu bakura neza ndetse bagire ubuzima bwiza ndetse n'umubiri mwiza. Murakoze rero ko mwaduteze amatwi. Ikiganiro cyacu cy'ubuzima naha kigarukiye. Naho ubutaha, ndi umuvandimwe wanyu John Nyandwi. Murakoze. Shalom shalom.